Yes, my people, mumeze mute? Amahoro? Uyu munsi nje kuri kamera. Ndashaka yuko gira ikintu mbisabira. Ndashaka kugira akantu mbisabira. Ni ukuri kandi muze kumbabarira muntege amatwi. Iyi channel yanjye nayitangiye ari igitekerezo kinjemo cyo kugira ngo njye mbaha update cyangwa se njye mbaha bimwe mu bintu bigiye bigezweho cyangwa se mbahe content zabagira umumaro cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ibihe, bitewe nuko hari inkuru mbona yuko nabasangiza. Hanyuma benshi barabikunda, benshi barambwira ngo courage, abandi barambwira ngo gerageza ushyiremo kano ka innovation, gerageza uhindure bino bintu. Agenda ngira byinshi mpindura, genda nkora ka creativity. Abandi bakambwira ngo gerageza ushake content yihariye kugira ngo ubone abasubscribers benshi. Izo nama zose ndazishimira yuko mwabimbwiye, ndabashimira yuko mwamaye ibitekerezo, ntabwo mwigeze mwihererana amakuru, ntabwo mwigeze munaba mu nama. Mbashimiye kubw'icyo kintu ukuri mwakoze, kandi ni ukuri mwumve yuko byankoze ahantu. Natangiye ino channel mbikora numva ko ari ibintu nahaye effort nyinshi, nahaye mbega imbaraga nyinshi, just mbikora ngira ngo kuko ari ibintu nkunda, kuko ari ibintu numva muri njyewe ari nka hobby yanjye. Ariko benshi bakambwira ati rero ushobora kubitangiye gutya, ushobora kubitangiye wumva ari ibintu bitazagira umumaro, ariko nyamara final ugasanga bigize umumaro, kuko iyo ushyize ikintu ahangaha, iyo ushyize ikintu kuri ino platform kiragenda kikagera kure, kigatanga message, kandi message igera ku bantu bagiye batandukanye impande n'impande. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka ibi bintu gerageze mbiha agaciro, gerageze mbishyiremo imbaraga. Rero bantu banjye, ikintu gitumye nza kuri kamera ni nka message nje kubabwira, cyangwa se ni nko usabe nje kubagezaho, cyangwa se mbasaba mumfashe twongere uyu mubare w'abasubscribe, kuko ni bake, ndacyafite umubare muke. Mumfashe n'ukuri mwitabire, nta kintu bisaba, nta bintu birenze cyane, nta bintu bikaze cyane. Nkeka yuko umunyarwanda ahari amaze gusobanuka, amaze kumenya gukora subscribe ngo ni iki. Nkeka yuko ari ibintu bitakigoye cyane. Ushobora kuba utanabizi ukanabwira mugenzi wawe, ariko mfasha dukore subscribe kuri ino channel ya Aime JS Official, akabikwereka. Cyangwa se nawe ushobora no kubyikorera, ukagenda ku kantu kameze nk'akazogera, ugakirikaho, hanyuma hahita hazaho utujambo, ugahita ukanda kuri hanze ngo kubona amakuru nyine, uko nzashyiraho ikintu guhita ubibona, naho ugahita ushyiraho kugira ngo ujye ubona buri kintu gishya nabashije gushyiraho nawe kikugereho. Kandi kubikora nkeka yuko ni uruhare ubumaye, ariko nanone nawe ubundi buryo hari ukuntu byagufashamo, kuko hari nk'igihe nshobora gushyiraho nk'akantu ugasanga aho uri kakugiriye umumaro, ugasanga hari ikintu bigufashije, kandi ni ukuri uzaba ukoze cyane. Message yanjye rero urebye yari niyo ngiyo, ni ukugira ngo mbega mbasabe kunkorera subscribe kuri ino channel. Nukuri mubinkorere, hanyuma nanjye
muzabinkorera nzajya ngerageza kubaha utuntu kandi tw'ingirakamaro kuko nanjye bihita binyereka yuko munkurikira nanjye bikantera imbaraga zo gutuma bakora content ishyashya. Ndabibasabye rero nk'ubu hari n'ibintu byinshi mba mfite nabagezaho, ariko kubera yuko mbona umubare n'ubundi ukiri muto, umubare mba mbona utiyongera, bigatuma rimwe na rimwe nanjye bitantera courage zo kuba hari ikintu nabagezaho. Message yanjye ariyo ngiyo rero.